nshuti yanjye ya bugufi, mwana wanjye w'inkora mutima, nukuri nzakurinda nk'imboni y'ijisho, reka ubwoba bw'ibihe, nshuti yanjye ya bugufi, kandi mwana wanjye. Abaduteze amatwi cyangwa se abo tubana umunsi ku wundi kuri MTO TV, nk'ibisanzwe ngiwe muri kumwe ndi Munyanziza Theophile. Uyu munsi turi kumwe n'abatumirwa babiri, reka tubasabe babanze batwibwire kugira ngo tuze kubana nabo muziranye kandi mumaze kubamenya. Hari uwo turi kumwe mumubona wambaye ikanzu nziza cyane ikeye rwose, akaba n'undi kandi nawe wambaye igitambaro mu mutwe. Ni abakobwa bashima Imana cyangwa se n'abamama, nta wamenya, baraza kuyivuga. Ni muri ubwo buryo rero twagira ngo batwibwire iburyo, duhereye iburyo kuri umuntu wambaye ikanzu nziza. Amakuru ki? Amakuru ni meza. Mwagerageza mukibwira abakurikiye MTO TV. Murakoze. Amazina ni Esther Dushimiyimana. Esther Dushimiyimana. Yego. Ongera ijwi, gerageza wongera ijwi uri kuvuga nk'abageni cyangwa uri mu kwabuki? Esther Dushimiyimana. Esther Dushimiyimana. Umukobwa ushima Imana. Ukaba uri n'umukobwa ushima Imana. Cyane. Okay, iruhande rwawe turi kumwe n'undi muntu nawe araza kwivuga. Amazina ni Nishimwe Ariete. Nishimwe? Ariete. Nishimwe Ariete. Gerageza yegereze mikoro Ariete. Gerageza uyifate gutya rwose. Nishimwe Ariete, amakuru ki? Ariete ari kumwe na Esther. Hano kuri MTO TV tugira principe cyangwa se ihame rivuga ngo mbere na mbere Imana. Nabonye muteze ibitambaro nk'abakristo. Ni muri ubwo buryo rero ngiye gusaba Ariete kugira ngo mpinyuze ndebe ko ari umukristo koko, adufashe adusengera Imana. Dushimiye ko wabanye natwe iminsi itambutse kandi ukaba ugikomeje kubana natwe isanzwe. Turi imbere y'ubwiza bwawe Mana Data wa twese, uri bazimanye n'ingabo nta gikuba cyacitse. Hari benshi batambutse ariko twe watwemerera natwe izina ryawe n'ishyirwe hejuru. Duciye bugufi turi imbere y'ubwiza bwawe Rwanda, turabona twese mu migendere yacu itakunesheje, mu myitwarire yacu itakunesheje, ndakwinginze ngo baze tubabarire. Nziza rero turi muri uyu mwanya rero tuzi dufashe natwe, kandi ubwo tuza kwifuza turi bazima dushimira izina ryawe. Ubana natwe tugaragarize muri byose ko ukuboko kwawe mu izina ryawe ry'abashobora twese. Yes, arakoze cyane Ariete kudusengera hano kuri MTO TV. Tugira abantu bafite impano zitandukanye. Hari abafite impano zo kuririmba, hari abafite impano zo kubwiriza, hari abafite impano zo kuvuga imivugo, hari abafite impano, n'abafite impano zo kurira ntacyo muzabazana. Sibyo? Yes, nayigira impano zo kurira muzabazana. Mwe rero tubazanye nk'abaririmbyi uyu munsi. Nigeze kwikoza ahantu mu rusengero, mbona umukobwa witwa Esther arimo araririmba indirimbo y'umuhanzi witwa Ben na Chance. Wabibuka muri worship team? Urayibuka? Ako karirimbo nagira ngo mukadushyirire. Nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, nkarebera mu madirishya y'abandi batamba. Yesu utarobanura ku butoni, araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, nkarebera mu madirishya y'abandi batamba. Yesu utarobanura ku butoni, araza azura ibyanjye byapfuye bibaho.
cyane, murakoze, Imana ibaha umugisha. Numvisemo amajwi yanyu mwese arahuye, ariko by'umwihariko ndashaka kumva ijwi rya buri muntu. Esther agiye kuririmba kari agatero mubanjirijeho, nahoraga njya kuvuma amashimwe y'abandi, sibyo? Ako kantu niko ugiye kuturirimbira. 2 3. nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, barebera mu madirishya y'abandi batamba, Yesu utarabanura ku butoni, araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Urakoze cyane. Aha, ugiye kuturirimbira Zaburi nawe twumve. Zaburi, siyawe na safu, niva mutima, ayizanjye, mfite ubuhamya bwigendera. Urakoze cyane, ariko uriya hari akantu Zaburi niko bakaririmba, Zaburi ndirimba niyo nakandi. Urakoze cyane, ngo ndakotoye munyihanganire ngo navuga uko adasebye. Aha, nta yindi ndirimbo muzi? Ese muri mwe nta muntu ufite indirimbo ze ku giti cye? Nta n'umwe? Okay, nabonye muririmba muri korali. Muririmba muri korali? Muririmba muri worship team imwe, ariko ntabwo muririmba muri korali. Okay, hanyuma ni iyihe ndirimbo mujya muririmba muri worship team ijya ibanezeza? Ijya ibanezeza mukaba muti kabisa indirimbo ni nziza, imeze sawa, ni iyihe? Twese twabatoye. Mwamuriyeho wowe na Ariete. Mwayibuze? Agatero, igitero rimwe na refure rimwe. Nshuti yanjye ya bugufi, mwana wanjye w'inkora mutima, nukuri nzakurinda nk'imboni y'ijisho, reka ubwoba bw'ibihe. Nshuti yanjye ya bugufi, kandi mwana wanjye w'inkora mutima, nukuri nzakurinda nk'imboni y'ijisho, reka ubwoba bw'ibihe. Nzaguha amanu mu bihe by'amapfa, nzakuba hafi mu bihe by'uburumbuke, ntugire ubwoba mwana wanjye, ntugire ubwoba ndi kumwe. Nzaguha amanu mu bihe by'amapfa, nzakuba hafi mu bihe by'uburumbuke, ntugire ubwoba mwana wanjye, ntugire ubwoba ndi kumwe nawe. Iyo ndirimbo yitwa ngo iki? Blessings kabisa, murabyumva. Yitwa Man. Ninde wayiririmbye? Emi Vox. Okay, ko mwese muri kuririmba soprano, nta muntu numwe muri mwebwe ugerageza ka ruto cyangwa ka tenor? Nta numwe? Mwese muririmba rimwe. Okay, sawa rero. Ndumva turi bugaruke muri episode ya 2. Abakurikiye Muteo TV, mukomeze muryoherwe, amahoro n'umugisha w'Imana bibe kuri mwebwe. Twatangiye Ariete adusengera, reka n'ubundi dusoze Esther adusengera, adushyira imbere y'Imana. Twubahe Imana dusenge. Turagushimira muri buri, tugushimira kuri data twese mwiza, by'umwihariko tugushimira kuri Imana idukunda, ukadukunda tutaraba gukiranuka, ukaturindira muri isizi y'ibyaha, isizi yo kwikunda, isizi y'ubwibone ndetse n'amarari y'imibiri. Izina ryawe nirishimwe.
tugushimye ko tukiri mu mubare w'abakobwa bakubaha, abakobwa bashaka kumva ibyawe, bashaka kumva iby'ubwiru bwawe, izina ryawe nirihimbazwe. Amasaha nk'angaya rero twongeye guca bugufi cyane mu magambo twavuze, mu bikorwa twakoze, turi kumwe n'inshuti zacu, turi kumwe n'ababyeyi, aho ngaho twagukiranukiwe Kristo, aho ngaho tubabarire, ngo twejeshe amaraso yawe, uturebe utwishimire, kandi ukomeze kudukuza nk'Imana, kandi databuja uduhe umugisha utanga n'amahoro utanga n'ubwenge utanga bitwomeho, tube twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yes, mwebwe twari turi kumwe tubana, uko bwije uko bukeye, birashoboka ko waba urwaye, birashoboka ko waba ufite ingorane, intambara, ibigeragezo n'ibyago, ariko nagiye nkubwire ngo humura, Imana irakuzi kandi wicika intege, Imana ikwitayeho. Hanyuma reka nkubwire ngo ikiganiro nakagaruka. Shalom shalom. nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, nkarebera mu madirishya y'abandi batamba, Yesu utarabanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho.